reka nizere ko mumeze neza ndagira ngo mbageze amagambo akomeye ateye ubwoba ndetse y'uburakari y'uburakari bwinshi Perezida Paul Kagame yarayabwiye yavuze mu nama yateranyije abaperezida bose bo mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se EAC. Mu by'ukuri ni amagambo perezida yagiye avuga ubona ko afite uburakari ndetse nta gitekerezo kirimo, mu by'ukuri byanamubabaje cyane, ubonaga babaye. Ayo magambo yose nayazanye yabivuze mu Cyongereza, niyo mpamvu ngiye kuba nabivuga mu Kinyarwanda. Ngiye kubisobanura mu Kinyarwanda ibyo yavuze byose. Gutya twatangira, icyo ndagusaba kora subscribe, ukore like kugira ngo dukomeze twagure umuryango wacu w'ina YouTube channel yacu. Reka ntangire mbumvishe cyangwa se mbasobanurire ibintu perezida yavuze, ubundi ndagusaba kumva iki kiganiro kakirangiza, kuko ikintu yavuze agiye gusobanura ikintu giteye ubwoba ndetse isi yose hahangayitse yibaza ati uyu perezida ni gati ubasha kuvuga bino bintu koko, ndetse na perezida w'Afrika bakaba bakangaranye ndetse na South Africa bakaba bagize ikibazo bavuga ati uyu perezida rwose azadukoraho. Ndagira ngo maze wumve bino bintu yavuze mu by'ukuri, nawe uraza kuvuga kuko nimba yavugishije ukuri cyangwa se kuko nimba yavuze ibintu bitari byo. Gutya noneho twatangira. Thank you, Chairman of Community. Ati murakoze cyane chairman w'uyu muryango. I want to associate myself with what has been said. Ati ndashaka kwihuza njyewe ubwanjye ndetse n'ibintu byose byameze byivuzwe. Ati by'umwihariko byo mushiki wacu Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze. But before that, atariko mbere ya byose reka mbanze mbabazi ikibazo kiraza kudufasha nimba kuko babishoboka. Ikibazo cya mbere, atese kuko hari umuntu muri twebwe waba utarigeze abona bino bintu byaba biri kuza? Ati njyewe rwose ndabizi mwe kuri umwe ibi bintu rwose twarabibonye ndetse twari tubizi neza ko bizamera nk'uko bimeze ubu ngubu. Ati njye nabibonye biza kubera yuko ntabwo nigeze na rimwe mbona umuntu ufashe inshingano zo kuvuga ati ka ndebe ukuntu ibintu biri kugenda, ubashije kumva abaturage, ubashije kugerageza guhereza ubufasha uko bwaba bumeze kose ku byo dushobora kuba twakora, ku bintu dushobora kuba twakora kuri kimwe ku kindi, ku munsi umwe ku wundi. Ati kuri ibi ngibi nshaka kongera kubabaza nk'umuryango w'Iburasirazuba muri Afurika, reka mbabaze ikibazo kimwe. Ati se kuko niki kintu twashakaga kuba byatangira? Niki ubu ngubu turi kuba twabikoraho? Ati se koko niki turi gukora ubu ngubu nonaha? Ati se koko niki kindi mushaka kuba mwakora, mushaka kuzakora bitewe naho mushaka kuba mwaherekeza ibintu? Ati kubera yuko mu by'ukuri nka Perezida Samia yabivuze, nimba ari ukuvuga ku bibazo ndetse no kubikemura, ndatekereza twabivuze neza cyane mu buryo bwumvikana. Twavuze kuri buri kimwe cyose, atariko n'iryari tuzigira duhuza ibintu tuvuga n'ibintu dukora kugira ngo nibuze tubone icyo dushaka. Iyo tuje kuri ibyo ngibyo rero ntabwo nigeze na rimwe mbibona. Ati perezida mu bushize naramubajije mu nama y'ubushize naramubajije ati ni hehe East African Community yaba yarabereye? Ati se kuko yabaye kubwiye mpamvu? Ati tuba tubiretse nibuze noneho n'ubungubu n'igihugu turimo turavugaho nta nubwo gihagarariwe nk'uko twabivuze kare, kandi nacyo giherereye muri EAC, kandi kino gihugu cyakabaye kigomba kuba kiri muri part ya East Africa, ariko na n'ubu ntabwo kiri presentinzwe. Rero ntabwo mbyizeye neza kuko ibintu turi kuvugaho cyangwa se turi kudiscussing'aho biri kuvuga ku bintu biri kuba nimba kuko ushaka kubyazanya igisubizo muri sosiyete. Reka ndetse nkomeze.
conflict amakimbirane that was created yabaye yaba from the time yafomingwa we mu had gihe East African community East African Community yaba yarabayeho involved in trying ndetse to help ikaba yarabashije kuba yabyinjiramo ikajya gufasha Kongo, and later on when atari kunyuma bakaza East ku African force was trying its best nyuma ibisekere byo muri East we Africa are seeing bikaba progress. byaragiye bikajya kureba uko byafasha Kongo. Tshisekedi decided they are not doing what he wanted ntabwo yigeze afata umwanzuro gukora ikintu yashakaga, and went to SADC. yahise ajya kuri SADC muri Afurika y'Epfo. Agreed they would come SADC and do yamwemereye what he yuko wanted izaza kandi ikamufasha ikamukorera ibyo ashaka. and sent everybody else back. Noneho abantu bose yaba yarohereje bose bari gupakinga basubira iwabo. We complied Atari ibyo byose and kept quiet. twarabibonye ndetse twarabyicecekeye turabireka. What really did we expect? Ati se kuko ni iki mu by'ukuri dushaka cyangwa se twiteze kubona nyuma y'ibi ngibi? Now worse still, ese kuko I think ndatekereza even in East Africa, muri East Africa n'ubundi ubwacu muri East Africa maybe we have byashoboka ko different dufite understanding of what the problem is, dufite ukumvikana gutandukanye and we have never come together bitewe n'iki kibazo, kandi ntabwo twigeze tugerageza kumvikana cyangwa se kutumvikana kugira ngo dushake igisubizo cy'ibi bibazo, to do what we ought to do, kugira ngo tubashe kuba twakora kugira ngo tubashe gukemura kino kibazo, cyangwa se we simply decided byoroshye cyane dufata umwanzuro ko buri gihugu cyose kuba cyagenda uko gishaka with a different agenda, kugenda gifite ibitekerezo bitandukanye bikazamuka whatever in Congo, buri cyose kijya gufasha muri Kongo, gifite involvement muri Kongo. Atari ibyo byari bihagije. Ati niba kuko wumva ufite interest cyangwa se niba ushaka kuba wajya gufasha Tshisekedi, that was fine. Ati ibyo byose byari byiza cyane, Even if nubwo the others' interests abandi were not taken care of. bumva badashaka kubyivangamo ibyo bintu. You can imagine therefore Ati shobora kuba kwibaza ati se koko out of that kind of situation. kuko ni ikihe kintu cyo kwa cyava muri iyo situation, kuko niba icyo ushobora kuba byarizatinga muri iyo situation. Ati kugeza ubu ngubu turimo turibaza ati se koko iki kibazo kuko ni gute twagikemura tukaba twabona igisubizo kirambye, nyamara mu gihe kimwe buri gihugu igihugu cyose kiri kwijyana mu gihe icyerekezo gishaka gitandukanye n'iby'ibindi bihugu. Ati iyi ngiyi rwose niyo ngingo y'iki kibazo. Ati noneho niba koko twakoraga buri kimwe cyose mu buryo bwa nyabwo, buri wese uri aha ngaha twese hamwe, nta na kimwe kigiye kuza cy'igisubizo mu gihe abo ngabo bo bireba mu by'ukuri bose bagomba kuza bakaza muri ino nama, ndetse bakaza ari kimwe mu bice by'inama kugira ngo batange ibitekerezo byabo kugira ngo nabo babashe kumvikana. Atari ko niba ibyo bice cyangwa se byemera kuba byakemera kuba byahohoterwa, kubera yuko ati rwose ibyo ngibyo ni ibintu byabaye, kandi ndatekereza ni Kongo, buti muri Kongo ati hari inzobere mu gukora ibyo bintu. Ati ni ukujya ku gice kimwe bakacyemerera ibintu bakakizeza ibintu, ariko bagahitamo guceceka, bagaceceka ku kintu gishobora kuba cyatera ikibazo nk'ibyo turi kubona ubu ngubu. Mu minsi ibiri ishize, kuwa mbere no kuwa kabiri mu gitondo, navuganye na perezida wo muri Afurika y'Epfo. Yambwiye ati turebe ukuntu twavuga kuri kino kibazo, kubera yuko baba bakirimo kuko bafitemo abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo.
ati rwose yari aho ngaho yumva yakora nk'umuntu ushobora kuzana amahoro. Ati kandi yari afite imbaraga cyangwa se igisirikare cye kirimo kirarwana ku ruhande rwa FDLR kandi bari kurwanya M23 barimo barafatanya na Tshisekedi kubera ko harimo abantu batari supposed kuba bari muri Congo. Aravuga M23 abavuga ati abangaba bana baturutse mu Rwanda. Reka mbisubiremo bwa mbere no bwa nyuma, ntabwo M23 ari abanyarwanda, abo ngabo ni abakongolizi, ni abakongore. Ati rimwe barabyemera, irindi akavuga ati no, ntabwo igice kimwe ni abanyarwanda, ikindi gice ni abakongomani, ntibabyumve neza. Ati none ni gute abayobozi b'igihugu koko bashobora kuba bakemeza ibyo bintu bikaba bitazigera birangira, bakuvuga ati ibyo bintu tugomba kubyemera, bagahohoterwa nyuma Tshisekedi ari kurebera. Ati rero South Africa ikareba ibyo bibazo ndetse ati cyane rwose tuzareba ibyo bibazo tuzaba turi kuvugaho. Ati byashoboka ko bakabaye barakoze ibyo bintu mu by'ukuri kugira ngo iki kibazo babashe kuba banagikemura. Ati bakaba barabikoze rwose kugira ngo basukure umwanda wose uri mu burasirazuba bwa Congo, kugira ngo barwanye abo ngabo bageragezaga kuba basukura icyo gihugu, basukura ku gace ko mu burasirazuba bwa Congo. Ati rero ikintu kintangaza ni ukuntu inama mpuzamahanga yitiranya ibintu, bavuga ku Rwanda bakavuga kuri Nairobi. Ati ariko nahangaha muramfasha kumva bino bintu. Ati se koko niki ibintu byose bisobanuye? Ati rwose inzira irimo irarangira mu bwayo, ndetse abantu barimo barayobora ino nzira. Ati babaye ab'ingirakamaro cyane kugira ngo babashe kugira ino nzira. Ati se kuko ni kubera iki niba Nairobi bavuga kuri Supreme Process bakayumva, ariko u Rwanda rwajya kuvuga akavuga ati ntabwo tubyemera kuko bidashimisha Perezida Ramaphosa Lorenzo. Ati ibi ngibi ntabwo na rimwe bifasha mu kudiringa cyangwa se mu gukemura icyo kibazo gikomeye cyane turi guhura nacyo muri ino minsi. Ati ariko kandi mu kurangira kuko dushobora kuba bakemura ibyo bibazo, twagize situation nk'uko nk'iyo turimo ubu ngubu. Ati rero ni hejuru ya byose ntabwo numva ukuntu Tshisekedi rwose akomeza gutekereza ukuntu azakemura bino bibazo, ikibazo cyo gukemura uburenganzira bw'abantu atari mu buryo bwa kimuntu, yaba kubarasa, yaba kuzana ibisirikare bitari bubafashe. Nk'urugero twavuga u Burundi. Ati ibyo bintu ntago mbizi rwose, ibyo bintu ntago neza ko ibyo bintu byafasha nk'uko mu minsi ishize babikoraga rwose. Ndashaka ko chairman, ati ko buri kimwe cyose turimo turavuga ndetse na kimwe cyose dushaka kuba tuzakora, tugomba gufata ikintu cyose mu buryo bwa nyacyo, tugafata ikibazo mu buryo bwa nyacyo ndetse bukomeye, ndetse tugakomeza tukagira niba twageza igisubizo gikenewe muri sosiyete. Ati tugomba kureba niba twakomeza tukareba ibintu byiza, tukavuga ibintu byiza, buri wese arimo yuzuza inshingano ndetse akumva yumva ari interested mu kuba dufite intumbero imwe nka East Africa. Rero sinumva ukuntu dushobora kuba twafasha mu buryo bwa nyabwo kugira ngo dushake ibisubizo. Ariko rwose mu by'ukuri twumvishe East African Community irimo iravuga ati rwose mu burasirazuba bwa Congo buri wese yumvaga bitamureba ndetse akabyihorera nkaho bitari ibintu bisanzwe cyangwa se ati buri ikintu cyose bumvaga. Ati njye rwose ntabwo mbizi ibyo bintu. Ati niyo mpamvu turi aha ngaha nk'uko turi hano. Ati rero reka
maybe for now stop here. Yatereka turekera aho ngaho, atereka turekera aho ngaho, ndumva nshaka kumva inama ziva mu bandi, ariko ndatekereza ati iki ngiki si ikintu cyo gukinisha habe na gatoya, ati iki ngiki ni ikintu gifatika kuko ni ikintu gitwara ubuzima bw'abantu. Ati mu minsi ibishize twabuze abantu, ndetse mu burasirazuba bwa Kongo twabuze abantu benshi, Goma abantu barapfuye, barishwe, abandi barakomeretse mu bantu barenga magana. Ati ibintu byose no kubyitaho rwose. Murakoze cyane Mr. Chairman. Aya ngaya ni amagambo perezida yavuze ubwo yari ari mu nama yahuzaga abaperezida bo mu karere k'iburasirazuba muri Afurika. Aya magambo yavuze ndakeka mwumvishe ibintu yavuze. Aya ngaya ni amagambo yavuze abantu bose bakavuga ati kuko ibi bintu mu perezida yavuze ni ibintu byanyabyo kandi ni ibintu bizima arimo arakora ashaka kuzanira igihugu ndetse na Afurika muri rusange. Ndagira ngo ngushimire ko ugejeje aha ngaha wumva ino video, ndagira ngo usabe ukore subscribe, ni ibintu byoroshye cyane, maze tukagura umuryango wacu wa YouTube. Murakagira Imana n'ibihe byiza, murakoze cyane.